umva nawe rakujya nyine njye nawe tubi papa n'umwana. None se undi ujya kumbyara hari ikintu wumvaga wifuza kuzampa? Reka ntacyo. None se ujya kumbyara ari imitungo wari ufite wari warabuze wo wayira azayiraga? Ngo iki? Reka ntacyo. None se ngira nkwibarize ujya kumbyara wari ufite inzu nini wari wabuze umuntu wazayikuberamo? Ariko si bini bikibaho. Reka ntayo. None se niba atari umutego mubi ni cyaguteye kutumuza mu ijuru hakansanga none nimereye neza wahize ukaza kunjana mu no muhangayiko umeze gutya. Rekera kwayura. Uziko hafisama nk'imakasi ahubwo rekera utandya pe. Papa rwose ntugire ikibazo pe kuko urabizi n'ubundi mu bisanzwe sinyange inyama z'ingurube. Ngo iki? Ibi rwose ntibishoboka pe. Sikari simbyumva. Ubundi ni gute umwana ugana nkawe ugana gutyo utigo kantuka. Ubundi ngiye kubona ubona asa n'ingurube. Nyine mbabare papa. Ariko rero ubundi rwose nanjye ntiwandenganya papa. Kuko ndeyo ndebye mbona nyamusa nko mu vindi. Haguruka se ugenda ujya ku ishuri none hangaha. Kandi rwose uyu munsi numvishe ngo ufite ibizamini. Noneho mwana wanjye rero ubu ngubu icyo ukwiye gukora kwiye kubona 50%. Sinshaka yuko urubize kunzanira 10% ruzanzuzana buri munsi. Papa rwose ntugire ikibazo pe. Nibuze kubona 100% ubu ngo niyo gahunda. Ariko sha ubundi wagira kunkinisha koko. Urabona washobora kubona amanota 100% kandi noneho no kubona 15% nabyo byarakunaniye. Nope. None se papa ubundi iyo mikino ya kiboyi se wayizanye? Ariko se papa iyo bavuze ngo umuntu yakoze ikosa yabishatse gusobanura iki? Nyine mwana urebye ikosa ni ikintu umuntu nyine ashobora gukora atabishakaga ariko nyine iyo bikoze hanyuma agasaba imbabazi abikwe ku mutima umuntu nyine aragira akababarirwa. Niba ari ukwemeze nyine papa nanjye hari ikintu rwose nakoze kandi ntabishakaga. Nyine nibeshye ngurisha rya gare ryawe na ya radio yawe rero uko nabikoze ntabishakaga mbabarire. Ngo iki? Ariko se ibi ni ibiki rwose? Igisigaye none no kuzanyica cyangwa rwose noneho ukanje ndi muzima pe. Oya rwose papa nuko nabikubwiye sinye inyama z'ingurube. No. Ubundi ndagira nkubaze. Ubundi ufitiye ikibazo. Je rwose ibintu birandambiye pe. Niho ngiye gutinyuka kuntuka. Ndaguhana rwose nihanukiriye kandi urabibona. Papa nyine mbabarire ariko nyine ari ikintu nshaka kukubaza kandi rwose ni icy'ingenzi. Kimaze iminsi rwose kimbangamiye kandi kinambuza no gusinzira. None se nibikimbwira? Nyine ushobora kuza kwifata nabi ukawenda wandakarira ariko yenda ashaka kumenya uko bize kunsubize nimara kugura icyo kibazo cyanjye. Kandi rwose iki kibazo nari nkimaranye igihe kinini cyane rwose gitekereza. Noneho bwa nyuma na nyuma nahise ntekereza ati byibuza wagwaza kino kibazo cy'ingenzi kimwe rwose cyantesha umutwe nkara nimba mfashe ukansubiza. Kandi rwose papa nizeye ko kino kibazo kitaribuze kwangiza umwana wacu dufitanye. Ndashaka kukimenya kandi rwose mfite ubundi buryo nari kuza kukimenya uretse nyine kuza kukubaza ukamfasha. It was at this moment that he knew. Kandi rwose papa nkubwije ukuri ntabwo ndibuze kwibona neza niba mukutanshurije iki kibazo njya kukubaza. Noneho ikindi kandi rwose ndifuza ko wambwira ukuri nubwo byaba bikomeye rwose. None se ubundi ni ibiki? Mbwira none ahangaha. Kandi none ureke ko umeza winyuza hirya no hino. Ibyo ngibyo ntabyo mbishaka. Mbwira none ahangaha kandi ufunga umuntu. Nyine urebye ngewe icyo nkeneye gusa ni uko umbwiza ukuri gusa nta kindi. Hahiye koko. Papa rwose ndakwinginze mbwira. Ubundi paki y'ikibiti gura ngahe? Mwaramutse neza boss. Yego waramutse neza sha. Nyine boss naje nyine gukora interview y'akazi. Ibyo ni byiza rwose. None se undi amazina yawe witwa nde? Nyine boss urebye nyine amazina yanjye nitwa Serukinyira Impyisi. Nyiranzamurire cy'Imana yamumpereye Jean Baptiste. Kandi nyine nkanzwe ku izina rya George Baneti. You think say they wise? Ngo iki? None se ubundi ngera kubaje amazina yawe ntabwo nize kugira ngo nyandikire igitabo cyose. Ibyo ntabwo bishoboka rwose. Ariko nyine boss niko nitwa. God have mercy. You think say they wise? Sawa nta kibazo. Harya nyine wavuze ngo witwa nde? Nyine nakubwiye ngo nitwa Serukinyira Impyisi Nyiranzamurire cy'Imana yamumpereye Jean Baptiste. Cyane cyane nyine nkabanzwe nyine no ku izina rya George Baneti. None se ubundi ko ibyo sinigeze bisobanuye iki? Boss rwose nkubwije ukuri pe nanjye ntabwo nzi icyo bisobanuye. None se papa we ntabwo urize kubwira icyo bisobanuye? Yewe nyine nabaporebye ntabwo azi icyo bisobanuye pe.
nyine ubundi mu bisanzwe papa nyine yakundaga kwibera muri Congo akora business yo gucuruza. Nyine igihe mama nyine yarantwite yenda kumbyara, mu gihe rwose nta matelefone yabaga hari yo kuba bakoresha ngo bahamagarane. Noneho mama yandikiye papa urwandiko kugira ngo nyine ruzamugereho, rwagiye kumugeraho muri igihe nyine yamaze kugeza imyaka 3. God have mercy upon us. Noneho muri icyo gihe niho papa nyine yahise yandika urwandiko rusubiza urwandiko mama yamwandikiye kugira ngo amubwire izina ryo ashaka nyine ko zanyita. Rwa rwandiko rwo papa yari yanditse rwagiye kugera kuri mama nujuje imyaka 10, kandi rwose muri icyo gihe y'imyaka 10 nta zina namba nari mfite. Kandi none ikindi kandi muri icyo gihe twe dutuyemo abagabo nyine bari bamere kwita amazina abana bavutse. Noneho rero anko wanjye niwe wese vuba tarabizi riko n'umwana mwita izina. Noneho anyita izina ry'umugabo wari murimo amafaranga. Nyine anko yaratangiye kugenda sasa. Noneho navuga turabizi n'umwana akamwita ino zina kugira ngo ninzaza mubona zaze nebuka mugabo ndi mu mafaranga, noneho kugira ngo ntazamwibagirwa akanyambura. Noneho nyine ampereza rya zina rya mugabo. Rekera ngo rwose ibyo birahagije. None se ubundi turetse amagambo menshi ubundi waje hano ushaka kuhapranga kuye mwanya? Boss nyine urebye nashaka nyine kuhapranga ku mwanya wo nyine kuba nyiri company. Ngwiki? Yego nyine ntabwo wumvishe nabi, nashaka nyine kuhapranga ku mwanya wo kuba nyine nyiri runo ruganda akaba ngiyewe nyine uba boss. Ngwiki? Ariko ntabwo mama. Ariko ushaka undi wasize wa mwana cyangwa? Oya boss rwose ntabwo ndi umusazi pe. Kandi rwose boss ndaguzenye rwose nibira mukamubonye kano kazi muri no company kabe yanjye. Niwe uzaba umukozi wa mbere ukunzwe cyane kandi rwose nzanakongesha n'umusahara. Oh my god, ibi ni ibiki kuko mana yanjye? Ariko ubundi sha ntabwo birukanye mu Bushinwa ejo bundi bagora icyaha cy'ubuteka mutwe. Ako se ubundi byagenze bite kugira ngo bakwirukane? Nyine Bill Gates yateguye inama yo mwibanga kugira ngo nyine yangaje abakozi bashyashya bo kuzakora mu ruganda rwa Microsoft mu ishami rye nyine riherereye mu Bushinwa. Noneho rero abantu bagera ku 500 bose bari bitabiriye nyine iyo nama ishaka nyine akazi. None ikindi kintu gitangaje rero, George Banete nimwe mu bantu bari bitabiriye iyo nama. Noneho nyine Bill Gates yatangiye ashimira nyine abantu bose bitabiriye, arabwira atari ku bundi noneho umuntu waje akaba atazi yuko azi Java programming aba yigendeye. Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the fuck? Ako kanya nyine abantu 2,000 bose bahise basohoka muri icyo cyumba baritahira baragenda. Nyine nkanjye George ndavuga turabizi, ariko ubundi Java programming nubwo rwose ntayo nzi. Ariko ubundi nubwo nyine ntacyo ndi buhombe waguma hano. Nubwo n'undi ntago wari upfe kumenya ko ntayizi. Bill Gates yongera avuga ati noneho murabizi giye kurikiraho ni iki ngiki. Umuntu wese adafite experience yo kuba yayobora byiburaza abantu bageze ku 100 abe yigendeye. Nuko nyine bako kanya abantu bageze ku 2,000 bose barataha. Nuko nyine ngenda avuga ati kurabizi nubwo wose mbizi neza niyizo nyobora byuza n'itsinda ry'imbwa. Ntacyo bivuze ko ntwara none ntacyo ndi buhombe. So rero kandi nigumira hano banasha gusanga nyine akazi nkabonye. Muri ngenda bizi ko nta kintu na kimwe kibijambaho. Rero ngomamo nk'abari ntegereje akazi. None Bill Gates yongera nyine atubwira ati bari basigaye murabizi. Noneho rero umuntu uzi ko adafite diplome nyine mu byo kumanaginga ibintu nabegendeye. Ako kanya 5,000 nyine birataha. Kanjye George noneho rero sasa ngo confidence kanjye murahanze. Rero ndavuga ati kurabizi nubwo navuye mu ishuri nkiri mu wa mbere kandi none nari maje kurisibamo inshuro zigera mu 9 zose. Ariko ntacyo mfite cyo ndi buhombe. Ndangije nyine ngumamo ntegeza nyine akazi nk'abandi bose. Noneho bwa nyuma na Bill Gates aravuga ati noneho murabizi umuntu uzi wese atazi igishinwa aba yigendeye ko hano turi mu Bushinwa ugomba nyine kuba uzi n'igishinwa. 498 ako kanya byahise bisohoka birataha biva aho ngaho. Ndagenda ndavuga ati kurabizi nubwo ntazi kuvuga igishinwa ariko none niguma ngaha ntacyo biriho ntwari ko ntacyo ndi buhombe. None narahagumye noriko noneho birangije nsanga nyine dusigaye turi abantu 2 twenyine. Muri abo bose bari bategereje akazi ni twari dusigaye gusa. It was at this moment that he knew. Noneho Bill Gates arangije aratwegeranye. Noneho Bill Gates araje avuga ati kurabizi ndabona none bigaragara rimwe mushaka kuba mwavuga igishinwa gusa. Rero ubwo rimwe mushaka kuba mwavuga igishinwa ndagira ngo noneho mwegerane mwe mwatangira no kuganira muganire muganira mu gishinwa gusa noneho cyonyine tureze. Ako kandi numvise ibyanjye bintangira ko nta gishinwa nzi. Nibonye nandicyo ganye ba muntu twe dusigaye twese dushaka akazi. Ndamuga ati cyacaye cyayiye. Noneho arangije nawe arambwira ati cyacaye change one. None se boss reka nawe nizere ko nyine kano kazi rivuze ko kama kuko nyine urebye ndagakenerega. Ngo iki? Riga George wowe nta muntu n'umwe waguha akazi kuko rwose urabizi nawe kuri umuteka muto. Nyine boss reka nizere ko nyine murakina sibyo? Ngo nyina security vayo twa no mujinga hanze none ahangaha ugenda mumfungire.
Jesus. niko mfite umwana w'igitangaza rwose. none se anywa itabi? Oya rwose reka ntaryanywa. none se byibuze yaba anywa wisikira? Oya rwose. none se ikintu ujya nkubaze yaba ajya atinda gutaha mu rugo? Reka rwose. yewe nk'uko wabivuze nyine ushobora kuba ufite umwana w'igitangaza koko. none se ubundi afite imyaka ingahe? Ku wa gatatu utaha azaba yujuje imyaka 4. Oh shit! No. Hagati aho rero burya mu rugo nigeze kwatakwa n'abajura. Mu kanya nk'ako guhumbya mba ndababonye. Ndangije mbwira umuhungu wanjye ati nzanira imbunda yawe. Umuhungu wanjye amaze kuyinzanira ndambwira ati rero mwana wanjye genda ubuhishe munsi y'igitanda hariya mu cyumba. Abajura bakinjira ngo babatunze ya mbunda maze bose rero batangira gutitira koko. Muri ako kanya rero njya kubona umuhungu wanjye asohotse mu cyumba, nuko ndatungurwa cyane rwose. Ndongera ndambwira ni wa mwana wasiye mu cyumba urashaka gupfa? Nuko njya kumva umwana wanjye arashakuje ati papa wibagiye gushyira amasasu mu mbunda. Nyuma yaho rero naje kujyanwa mu bitaro nyine ndagenda baramvura amara y'umwaka wose. Hahiye koko. urabizi rwose niba mfite umwana udasanzwe pe, ariko nyine ndamutse nkubwiye uwanjye nibwo nyine wamenye yuko umwana wanjye rwose udasanzwe ari mubi cyane pe kurusha n'uwo wawe uri kurimo uramuvuga. uzi ko umugore wanjye yenda kumuha divorce kubera umwana wanjye kazarusenya? Uretse sindarangiza genda gake. Umunsi umwe nigeze kujyana n'umuhungu wanjye tujya mu isoko ngiye kugura inka. Nuko ngeze ku nka nkajya nyifata ku mabere yayo nyakurura ndeba nimba ameze neza. Nuko umwana wanjye arambaza ati papa urimo urakora ibiki aho ngaho kuri iyo nka? Ndamusubizani rero mwana wanjye, iyi nka kugira ngo nyigure ngomba kubanza kureba koko nimba ikamwa narangiza nkabona kuyigura rero. Ubwo uzi iby'umwana wanjye yanshubije yarambwiye ati rero papa ubu mbanze n'umuturanyi wacu nawe ashaka kugura mama, kuko buri munsi yaje mu rugo araza agakora nk'ibyo uri gukorera kuri iyo nka rwose akabikora kuri mama. umva jyo rwose umwana wanjye ntago umunsi. uzi ko umunsi umwe umugore wanjye nyine yabwiye umwana wanjye Toto ngo afate telefone narangiza nyine ampamagare hanyuma nyine ambaze ibyo ari buze guteka nijoro. Noneho nyuma y'inshuro ya 6 arimo aragereza kumpamagara kuri telefone, ahita nyine agenda yirukanka aragenda abwira nyina yuko nyine inshuro zose agejeje kumpamagara yumvaga ijwi ry'umugore rivugira kuri telefone yanjye, hanyuma nyine iryo jwi rikamubuza kuvugana nanjye. Oh shit! Noneho bigeze nimugoroba nari ndatangira mu rugo nyine nk'ibisanzwe, nasanze umugore wanjye yapfushe bya seriye. Nari nkigera ku irembo yari yarakaye bidasanzwe pe ku buryo yasize yirukanka nsanga ku modoka maze atafata mu mashati. Arasakuza cyane tubu niko twatunye kunca inyuma koko, maze muri ako kanya abaturanyi bose batabaza birukanka cyane. Arambwira ati niko tunguba nkora ibintu rwose nibi byose twanyuranyemo. Njye ariko byaye byancanze ndoneho ndakomeza ndamureba cyane, kandi ngiye rwose muri ako kanya ntago nemo ndimvisha impamvu yaba yenda kare bigeze hariya. Hahiye koko. Abaturanyi bose bagejeje kumuturisha ariko nyine aranga. Nibwo nyine haje umuntu amubaza nyine ibimenyetso byerekana ko nawe namuciye inyuma. Ubwo nyine yahise yibuka ibintu byose uko byagenze bakimara kumpamagara nyine kuri telefone. Nibwo nyine bahise bahamagara umwana wanjye ngo azasobanura ibintu byose uko byagenze n'uwo mugore ibyo yababwiye. Noneho umwana wanjye ahita avuga ngo uwo mugore nyine avugira kuri telefone ya papa yavuze ngo inomero mumagaye muri akanya ntabwo ibashe kuboneka, mwongere mu kanya. Hahiye koko. ariko papa rwose mfite ikibazo rwose ushaka kwibariza pe. George icyo kibazo se kandi ngambwira twumve. None se undi papa ndagira nkubaza undi kuki wambyaye? Things say they wise. You are a woman. Umva George nawe ra nuko nashaka kwitwa papa wawe. Nitwa papa wanjye se ngo ubundi bigende biti? Kugira ngo nyine nawe uzite umwana wanjye. Nitwa umwana wawe bigende bite se?
umva nawe kugira ngo nyine njye nawe tube papa n'umwana. none se ubundi ujya kumbyara hari ikintu wumvaga wifuza kuzampa? Reka ntacyo. none se ujya kumbyara hari imitungo wari ufite wari warabuze wowe wayera azayeraga? Ngo iki? Reka ntacyo. none se ikindi ngira ngo nkwibarize, ujya kumbyara wari ufite inzu nini wari wabuze umuntu wazayikuberamo? Ariko si bini bikibaho. Reka ntayo. none se niba atari umutima mubi ni icyaguteye kutumuza mu ijoro hakansanga none nimereye neza wahize ukaza kunjyana mu no muhangayiko umeze gutya? kubera iki? ndagira ngo nyine ubimbwire neza. God have ariko mercy se upon papa us. uvugisha ukuri ko nigeze nguhamagara byibuze, nigeze pasi nk'ingiye nguze kunkurayo? icyambere wagiye no kumbyara kwanza utabanje no kunsaba uruhushya. ariko se papa ubundi koko uvugisha ukuri ni gute wagiye kumbyara utabanje kumbwira? ibi rwose harimo no kwica amategeko agenga uburenganzira bw'ikiremwamuntu. igihe rwose ibi ntabwo nabyemera pe. none ikintu gitangaje kurusha ibindi byose, wari uzi yuko The Ben murutaho isaha imwe gusa tuvuka? ibaza isaha imwe yonyine. ibyo rero bisobanura yuko iyo wajya se urategereje iyo saha imwe yonyine, iyo saha nyine The Ben yo yavukiyemo neza neza, nakabaye naravutse ndi The Ben, nawe wakaba warabyaye The Ben mwanya wanjye. none ubwo nakabaye ndi The Ben na The Ben nawe yakaba yari yitwa njyewe nyine. ikindi noneho ibyo ngibyo bisobanuye ko ari njyewe wakaba warashatse Pamela. ubu noneho nanjye abantu bakaba banyita Tiger, noneho The Ben nawe nyine akitwa JB. JB bisobanuye iki se? JB nyine bisobanuye George Vanette. Jesus. Noneho mbwira ubu noneho Think they wife. George rekera ubwo bugoryi urimo urikoresha, ahubwo noneho nangize umbwire byabaye kuri uriya mukobwa barimo baravuga ngo wenda gusashaka. nyine papa ukuntu ibintu byagenze, umukobwa nyine yatangiye kujya mbona mpagaze imbere y'inzu y'iwabo buri nimugoroba, nyine njye nihagarariye gusa nta kindi nkora. nyine yakomeje kugenda mbona buri gihe nimugoroba, kandi noneho akajya mbona no muri za weekend. noneho ikindi sinigeze ngerageza rwose no kuba namuvugisha cyangwa ngerageze n'ikimenyetso namwereka. none igihe nabaga nagiyeyo, igihe cyo nakoraga gusa nyine ukubiba nigendagendera aho hafi nira muri telefone yanjye, rimwe rimwe ko nanyuzamo nanjye nkanamureba da. byakomeje kugenda gutyo nyine paka nyine umwaka ushize. noneho rero umukobwa ageze aho ngaho abibonye, ageze aho nyine atangira gutekereza yuko mukunda, ariko nyine nkaba wenda kuba narabivuze ko mbimubwira. noneho aragenda abibwira ababyeyi be byose, naho bagezeho nyine barambona, noneho nabo barankunda. noneho nibwo bageze bicaza imiryango yose, batangira no gutegura igihe ubukwe buzabera. noneho bigeraho bisaba umukobwa nyine God kuza have mercy upon akabinyibwirira. us. noneho umunsi wakurikiyeho nyine yaraje aza aho narendi, atangira kumbwira ati muraho nitwa Alice, nawe nabwo ati muraho neza, nawe ndamubwira ati rwose nawe nitwa George. umukobwa noneho kumva ibyo ngibyo ahita asara, yumva neza neza birahura neza nk'ibya George Bush wayoboraga nyine Amerika ari perezida. noneho umukobwa arangije avuga ati turabizi rwose, ndagushimira cyane bwo kwihangana kwawe wagize utaracitse intege, nk'uko wakomeje kujya uza ugaga imbere y'inzu y'iwacu rwose umwaka wose, none dore ukaba urashize ubungubu. noneho igihe cyose wakoresheje ntabwo cyapfuye ubusa, kuko rwose naje kumenya yuko unkunda, nubwo wese byaba byaguteye isoni It was kubimbwira, at this moment kandi that he rwose knew. ndakeka nanjye ndagukunda cyane. noneho byanshimisha rwose turamutse tubana. njye nkibyumva ahubwo ndaseka ahubwo ngwa mu kantu, ndaje nambwira ati rwose umbabarire rwose mukubabarire pe. rero urebye inzu yanyu ifite wifi, kandi iyo wifi yanyu nta password rwose ifite. noneho nizeraga hano buri munsi buri nimugoroba nje kwikoresheje wifi y'ubusa kugira ngo niganire nyine na sheri wanjye dukundana da. Ariko se mana nanjye none ibi ni ibiki? none uko ndebe no basi yatinze byagenze biti? Ariko sinimo ndabyumva neza. ariko papa njye ndakeka rero iri muze rwose irimo iraza pe. Okay, sawa reka tubitegereze nyine nta kibazo. rero papa nari mfite rwose ibibazo, kandi rwose buri gihe mpora mbyibaza pe, byaranshobeye. Ibibazo kise kandi none hora. nyine papa urebye amafaranga afite amazina menshi, nk'amafaranga urimo umuntu ayo ngayo bayita ideni, amafaranga dutanga mu rusengero akitwa amaturo, none amafaranga twishyura kuri banki akitwa inguzanyo, none amafaranga yohereza umuntu kubera gukora agaserivisi keza bayita tipu. Think they wife. ikindi kandi amafaranga dutanga mu bukwe nayo akitwa inkwano, Mumu man. amafaranga kandi mu guhana divorce yitwa umutungo, noneho amafaranga boss yishyura abakozi ni umushahara,
kandi noneho y'amafaranga twishyura kuri leta ni umusoro nyine. Amafaranga yo twishyura mu rukiko akitwa amande, amafaranga yo leta yishyura umukozi ku zabukuru bakayita pasi, noneho amafaranga duhereza abana bakayita indezo. gusa umwana noneho asigaye yarasaze, ibi ntibikirimo aravuga noneho. None papa, iki kibazo njye nibaza ni kimwe, amafaranga umuhungu ahaye girlfriend we, aya mafaranga yo twahita ngo iki? Jori rwose pe nkubwije ukuri nanjye numva nta kintu nakubwira pe, kuko nanjye urebye byaranyobeye rwose ukuntu bayita. Mwaramutse mute mwari? Yego sha Joriji we, none se ubundi kuki wakererewe? Sinakereye kubera icyapa se. Ngo icyapa kiye cyapa se kandi? Nyine ndi munsi ndimo ndahazana we n'icyapa cyanditseho ngo imbere hari ishuri ngo genda gake. Rero nanjye iyo ngeze aho ngaho nanjye nakoze ibyo cyapa Things cyanditse. say they wise. Okay, nyine ngaho voice channel tuganire. None se ubundi Jori ko nkubaze, ubundi ukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo umubiri ukomeze umeze neza? Kubera ko ndabona wamaje kubyuha cyane nk'umuntu rwose utagitekereza habe nawe. Cyane rwose siporo ndazikora da, kuko nyine umupira w'amaguru na tennis rwose buri munsi. Good, ntiwumva se sha? None se ubundi ukina bingana iki? Yewe ndakina paka rwose umuriro muri telefone wanjye ufashize burundu. Ariko sha noneho Jori, noneho njya ngo shaka kuzangisha no guseka pe. Aho I bigeze. don't want peace. I want problems always. None ubundi hari sentence nagira ngo nkorere. Ndagira ngo nyine nimfashe kuyikora. Nishe umuntu. Iyo ntero ndagira ngo uyimpindure mu gihe cya future nyine. Igihe cya future se? Nyine igihe cya future uzajya muri gereza. Wiki, ariko Jori ubundi wasinze amazi yo mu itorosho cyangwa wamunyweye igikamba ntitubimenye. Things say they wise. Ko nyine ndimo nakubwira nibyo. Inzage cyangwa nyine future tense y'iryo jambo ni uzajya muri gereza. Ariko Jori, noneho bigeze ukina amasengesho rwose y'ubwoko bwose pe. Ahubwo Jori, uranyuciye rwose hari nk'umuntu nashaka kukubwira kandi yambayeho rwose idasanzwe. Uziko ejo nagiye kwa muganga ngiye kwipimisha virusi itera sida. Byari kuwa gatanu. Hanyuma nyangezeyo barambwira ati rero genda uzagaruka kuwa mbere nibwo uzabona ibisubizo byose byasohotse. Reka rero ku cyumweru ngende ngiye ku rusengero ugiye gusenga, padiri atangira kubwiriza nyine abwiriza ku bantu. Padiri ati rwose mu izina rya Yesu ibintu byose murimo murashaka muri kino cyumweru byose bizabe positive gusa. Ngo iki? None se ubwo ngubwo wabigenje utera? Ngiye ako kanya nahise nsimbukira hejuru nsakuza cyane bati mu izina rya Yesu ibyo ntibishoboka. Ngiye rwose byanjye ndabizi neza ko bizaba biri negative. Things say they God wise. have mercy upon us. Nanjye ko mfite inkuru itangaje ra. Nyine rimwe hari umugabo wari umaze kurambirwa n'ibi byose yakoraga. Nibwo nyine yifashe gutya afata umwanzuro ati reka ngende njye kuri kiliziya ngende padiri ansabire rwose imbabazi z'ibyaha byanjye byose nakoze. Yagera kuri kiliziya nibwo nyine se agenda yinjira nyine aho bicuriza ibyaha, none atangiye kuvuga nyine avugana na padiri. Umugabo ati rwose padiri ndagira ngo nsabe imbabazi ko ndi umunyabyaha rwose byandenze. Noneho nyine padiri aramubwira ati rero mwana wanjye ndagira ngo mbwire nyine ukuntu byagenze byose nta na kimwe uciye inyuma, hanyuma n'Imana nayo ibuze kukubabarira. Umugabo ati rwose padiri mfite umuntu turi mu rukundo kandi rwose uwo mukobwa ndamukunda cyane kandi arankunda. Uwo mukobwa rero tumara imyaka yose 3 kandi rwose naranci inyuma, nawe rwose ntabwo nakamuciye inyuma mu myaka 3 yose ishize. Ejo nyine nibwo nagiye iwabo ngiye kumusura, ngeze iwabo nsanga nta muntu umuriyo uretse nyine umukobwa nyine bavindimwe gusa. Noneho nyine twari turi kumwe mu nzu, tugeze aho ngaho nyine sinzi ukuntu byageze turasambana. Noneho padiri abwira umugabo ati rero ndumva ariyo rwose muhungu wanjye, ariko icyiza gihari ni uko nyine bimuremera amakosa nyine wakoze. None padi nyine icyumweru cyashize nabwo nagiye kuri ofisi ngiye kumushakayo, ariko ngeze usanga ntawe uriyo, noneho ntandi muntu kandi wari uhari uretse nyine umukobwa umwe nyine bakorana gusa. Noneho nyine nawe birangiye turyamanye. Ko bidasanzwe. Padiri ati rwose noneho ndumva mugabo ibintu byawe bitangiye kuba bibi. Umugabo ati nyine padi urabona ukwezi kwashize nabwo nagiye kwa anko ngiye kumushakishayo, ariko ngeze usanga ntawe uriyo uretse nyine anti wenyine wari uriyo gusa. None nawe birangiye turyamanye. Noneho muri ako kanya yatangiye kumva padiri ntawe uhari, yatangiye kumuhamagara. Arahamagara ati padi. None nibwo yaje kumenya yuko nyine padiri atakiri aho hafi, atangiye kugenda namushakisha.
noneho yarakomeje nyine amushakisha agenda agera naho yari yicaye asanga ntawe uhari. Noneho nyine akomeza kugenda amushakisha aho ariko anahamagara ati padiri uri hehe rwose ko nakubuze. Noneho ariko umugabo akomeza kumushakisha hasi hejuru. Bwa nyuma na nyuma nibwo yasanze nyine padiri yihishe inyuma y'imeza iri iruhande rwa piano. No. Umugabo abaza padiri ese padiri noneho ko ubishanga byagenze bite? Padiri ati rero mwana wanjye rwose umbabare pe, nanjye nagezeho ngo nibuka yuko ari njye nyine ahangaha nahise ngirwaye yuko wansambanya nanjye. Jori uzi ko unyibukije rwose ndi nk'uno none y'undi mupadiri. Abana babiri bato b'abahungu bagize gutya nyine ibi igikapu cyari kirimo amaronji ku muturanyi wabo bari baturanye aho hantu. None bageze bahitamo nyine kuba bajya ahantu hihishe kugira ngo babashe kuba bagabana ayo maronji bari bamaze kwiba. Umwe muri abo bahungu nyine ahita avuga turabizi reka tuyimure amarimbi hafi abo tugabanira. None bagize gutyo basimbuka amarembo manini bagira ngo binjiye muri rya rimbi. None bakimara gusimbuka amaronji abiri nyine yahise ava mu gikapu yitura hasi. Ariko noneho ntiyirirwa bayatoragura ko ari nyine bafite menshi mu gikapu nyine ahagije. None haciye iminota mikeya nibwo nyine umusinzi wari wivire mu ibara yasinze rwose yaborewe cyane. Aciye kuri iryo rimbi nyine aho hafi ku marembo yumva noneho amajwi abiri y'abantu barimo baravuga. Amajwi nyine avuga ngo ibi ni iryanjye iri ni iryawe, iri ni iryanjye iri ni iryawe. Noneho umusinzi akimara kubyumva inzoga zose zahise zimushiramo yari yanyweye. None ubwoba bwinshi yiruka ngana kuri kiliziya ageze kuri padiri arambwira ati padiri rwose nawe vayo ujye kwirebera pe va tujyane. Vayo noneho tugende nawe wirebere ukuntu Imana na Satani barimo baragabana imirambo hariya mu marimbi. Noneho padiri n'uwo musinzi bahise birukanka bagenda bagana hano ndi ku marimbi. Bagera ku marembo y'irimbi nibwo nyine bakomeje kumva rya jwi ririmo riravuga ibi ni ibyanjye ibi ni ibyawe, ibi ni ibyanjye ibi ni ibyawe. Why are you running? Why are you running? Muri ako kanya rya jwi ririmo riravuga biterega kuvuga noneho riravuga ati ariko se noneho ko turimo turagabana ibi ngibi birabyo ku marembo byo turabireka. Noneho padiri muri ako kanya yahise yirukanka cyane rwose haburaho gato ngo arenga no kuri kiliziya. Yirukanse nyine asakuza cyane avuga ati rwose mutubare mutatwana turacyari bazima.